Ndagusuje kandi guhaye ikaze mu biganiro bya Forten TV, amahoro y'Imana bane nawe. Turagushimiye cyane wakoze subscribe nawe utari wayikora, tukwibutsa ngo wikandeho ndetse ukandero ukazogera ujye ubona n'ibindi biganiro bikurikira uko twaprodinze, uhita ubona ikiganiro gishyashya. Harabona hoze mbona bifuza yuko twabategurira urutonde rwa bamwe mu bakobwa banyuze muri Miss Rwanda ariko ntibabashe gutwara amakamba, nyuma yaho bakaza kubasha kwirwanaho bakagira aho bigeza ku giti cyabo, amazina yabo akaba manini even if batari bafashijwe na Miss Rwanda cyangwa se ya kampani yateguraga rino rushanwa yitwa Inspiration Backup kabisa. Reka nkubwire yuko rero hano twabashe kuba tukusanyiriza urutonde rwabo bagera kuri 5 kugira ngo turukugezeho 5 kuri 5. Hano rwose ngufitiye bamwe muri bo bagize amazina meza kandi manini muri runo ruganda, muri kano gakino, kandi batarabashije gutwara amakamba. Unarebye ubona yuko bahise banarusha amazina abo bari kumwe muri rino rushanwa, kubera yuko amazina yabo yaje kuba aba manini cyane. Urebye uko byifashe kugeza ubu ngubu, Hero Willis rero tubane muri kino kiganiro, ntabwo ngutindira. Hari uwo bita Keza Joanna. Keza Joanna yabaye Miss Rwanda wa 2000, yabaye Miss Heritage 2015, not Miss Rwanda. Miss Heritage ni Miss w'umurage, bari n'ibyo ngibyo. Uno mukobwa Keza Joanna yari yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda rya 2015. Iri rushanwa ryaje kwegukanwa n'umukobwa witwa Kundwa Doriane. Kundwa Doriane nawe yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko nyine ugiye kugereranya izina rye n'irya Keza Joanna wasanga izina rya Keza Joanna ari ryo riri hejuru y'irya Kundwa Doriane. Icyo gihe Keza Joanna yabaye Miss Heritage muri Miss Rwanda yabaye 2015. Irushanwa ryegukanywe n'uwitwa Kundwa Doriane, Miss Rwanda wa 2015. Keza Joanna nyuma yaho yaje gukora ibikorwa bitandukanye ndetse byaje kurangira abaye n'umupresenta wa radio yitwa Kiss FM, aho yakoraga ikiganiro cyitwa Love Connection, guhuza abakunzi na mugenzi we Cyuzuzo Jean d'Arc kuri Kiss FM ku isaha ya 2 kugeza saa 4 z'ijoro. Mwabaga muri kumwe nawe, ariko maginga yangaya sinakubeshya ngo Keza Joanna aherereye he, ko saragaruka kuri no radio. Ariko reka dutegereze turebe icyo meruka cyo, nuko yari yaragiye mu biruhuko byo kubyara cyangwa se kwibaruka, ko byarangiye atagarutseho. Gusa ariko izina rye ryabaye rinini. Keza Joanna ni na mwiza, by the way, ni mwiza ariko byadanje. Sinzi niba ujya witegereza ubwiza bwa Keza Joanna ngo urebe buryo kino mukobwa ari mwiza bidasanzwe. Undi mukobwa wanyuze muri Miss Rwanda nabashe kwitwara, ariko izina rye rikaza kuba rinini cyane kurushana ndetse uwabaye Miss icyo gihe ni uwitwa Muyango Claudine. Muyango Claudine yaje kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2019, ariko biza kurangira ategukanye ikamba, kubera yuko ikamba rya Miss Rwanda ryegukanywe n'uwitwa Nimwiza Megan. Miss Nimwiza Megan wegukanye rino rushanwa, ndetse nyuma yaho yaje no kongera kuba umwe mu bakozi bino kampani itegura rino rushanwa Inspiration Backup. Gusa uyu ntabwo izina rye ryigeze riba rinini nk'irya Miss Muyango Claudine. Miss Muyango Claudine nyuma yaho yakomeje gutrendinga, kubera yuko Miss Muyango yagiye akunda kuvugwaho ibikorwa bitandukanye. Hari abagiye bamwita ngo ni Slay Queen, yagiye akoresha social media cyane yamamariza ama companies atandukanye. Ndetse ikintu cyongeye kuzamura izina rye n'ukuntu yaje kwinjira mu rukundo n'umutipe w'ibogari, umukinnyi muzamu ukomeye cyane. Yagiye afatira amakipe atandukanye arimo nka Rayon Sport, ndavuga Yves Kimenyi, amakipe arimo nka Rayon Sport, ikipe y'igihugu Amavubi,
Kiyovu Sport uyu munsi niyo abarizwamo ndetse ni n'umuzamu mwiza cyane, umutipe w'ibogari rwose. Rero Muyango Claudine falling in love with him byatumye izina rizamuka cyane kuko Yves Kimenyi nawe yari afite izina, bombi amazina yabo arazamuka ku kigero cyiza ndetse baratrendinga cyane. Baje rero no kwibaruka umwana, babyarana umwana kugeza kuri ubu ngubu, baba bameranye neza cyane rwose. Ni couple nziza ndetse ibice bigacika mu mujyi wa Kigali. Yves Kimenyi na Muyango Claudine rwose. Muyango Claudine kugeza ubu ngubu cyo nakubwira cyo nuko ari umupresenter kuri televiziyo yitwa Isibo TV, mu kiganiro akora cyitwa Takeover, ari kumwe n'umutipe bita MC Buryohe. Ikiganiro bakora cyitwa Takeover ku Isibo TV ni ikiganiro cyiza cyane. Uyu nguyu Muyango Claudine niho mubona cyangwa se kuri imyidagaduro n'ukunze kumubona, ndetse hari naho agenda hostinga mu tubari dutandukanye, ari nko kuri hoteli yitwa Bugaro no hirya no hino. Ibi byose byatumye izina rye trendinga cyane no kwamamariza amakampani. Hari kandi umukobwa witwa Kayumba Darina. Kayumba Darina yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda rya 2022, aho iri rushanwa ryaje kwegukanwa na Miss Muheto Divine, ari nawe ukirifite kugeza ubu ngubu. Gusa izina rya Kayumba Darina ryabaye rinini bitewe n'uko nyine ni umukobwa mwiza of course, ndetse yagiye akora n'ibindi bitandukanye, harimo nko kuba akora amavlog, akora ibintu by'amavlog ndetse abikora neza. Uno mukobwa n'uburyo ki anagaragara nawe ubwe ni mwiza kabisa, ndabigutuye. kandi kuko nawe niba ujya umukurikirana urabibona. Hari YouTube yitwa Kayumba Darina, hari n'indi nabonye yitwa ngo Udustars, akorera atumira nk'ibyamamare bagakora ibiganiro bitandukanye. Ndetse murabizi uyu nguyu akora no mu kiganiro cyitwa Miroir. Ni ikiganiro cyo kuri televiziyo y'u Rwanda kiba mu rurimi rw'igifaransa, gikorana n'umunyamakuru witwa umutipe bita bamwita David Carmel. Uyu mutipe bakorana kino kiganiro, byose byatumye izina rya Kayumba Darina rijya hejuru cyane 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 cyane, yuko ari n'umukobwa mwiza. Undi ngufite n'uwitwa Linda Priya nawe ni umwe mu bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Yaza gutwara ikamba, ariko yabashije kwirwanaho, izina rye riba nini ko yinjiye mu mwuga wa sinema. Yakinnye muri Nyagiso Comedy, ku mafilime banyuzaga kuri Afrimax TV, agakurikirwa cyane, byaje gutuma umustar, ndetse byaje kurangira anakinnye filime yitwa Bamenya, na n'ubu akikinamo, ndetse yagitingamo neza. Anakundana n'umutipe bivugwa ko akundana n'uwitwa Zaba, niwe bakinanaga cyangwa se bakinana amafilime. Nyuma baje kugirana n'amashusho atandukanye, ari ikiganiro bajyaga banyuza kuri Yago TV show, baza kuvaho berekeza ku Isibo TV muri The Choice Live, aho bakora bose. Byaje gutuma izina rya Linda Priya riba rinini, kugeza na n'ubu izina rye ni rinini. Nawe ni umwe mu ba Miss Rwanda abagize izina rinini bataratwaye ikamba. Kandi hari uwitwa Mutoni Fiona ntabwo yabashije gutwara irushanwa rya Miss Rwanda, aho yitabiraga rino rushanwa rya Miss Rwanda 2018. Wabaye Miss icyo gihe yitwa Iradukunda Liliane, ariko bita Miss Mutoni Fiona yaje kuba agira izina rinini, ko nyuma yaho yaje kwinjira mu rukundo n'umugabo bita Nkusi Arthur, ariko byari mu ibanga, aho byatumye yamamara cyane. Akora kuri televiziyo ikomeye muri South Africa yitwa NCBA. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore asigaye ameze neza, izina rye ryarakuze kubera umupresenter wa televiziyo ikomeye muri South Africa. Ndetse umunsi tuvugana ni n'umugore w'umunyarwenya Nkusi Arthur. Byatumye izina rye rizamuka. Bizwi Arthur ari umukomedi ukomeye cyane, ndetse no muri top 10 y'abakomedi bakomeye muri Afurika. Birumvikana cyane rero ko izina rya Mutoni Fiona rigomba kuzamuka. Nahoze mbona rwose n'ubu ngubu bameranye neza kuri post ya Arthur, ya postinze bari kumwe, ibintu ni wanene ngayo.